Yesu nashimwe ndabashuje mu izina rya Yesu. Imana ibamere umugisha mwe tubana umunsi ku munsi, mumurikira umunsi ku munsi. Ndabashimiye n'ukuri kandi njya mbabwira ngo Yesu ajya abaha umugisha w'uburyo n'ubumoso. Umugisha Yesu atanga ntukawubure. Wowe ukanda subscribe na comment, Imana ijye kumera umugisha uburyo n'ubumoso kandi Imana ijye kwitaho cyane. Haleluya. Ndabashimiye rero, njyewe mubona nitwa Ubanege Solange Muranzi, ndi umumama. Yego murakoze cyane. Ariko reka mwebwe munkurikira muri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa muri Burayi, muri Amerika, muri Tanzania, muri Burundi, Imana ijye ibaha umugisha mwinshi utagabanyije. Reka dufatanye gusenga kugira ngo Imana ibyo gusenga kwacu no gutakamba kwacu. Imana data wa twese mwiza, uri Imana ikomeye, uri rubasha. Reka mushimire muri uyu mwanya. Bana natwe Kristo Mwami muri iki kiganiro tugiye gutangira, muri iyi muguro tugiye gutangira, muri iri nyungu yuzuye umwuka wera. Aravuga ngo kubana kwacu twiza ngo turahugurana. Natwe twatwinjiye mu byo guhugurana, twatwinjiye mu murimo wawe, wowe watangije, niwe watangije kandi wowe uzasohoza. Ngaho nyambika imbaraga, umico kuvuga, nkore ku maso, nkore ku matwi yanjye, yongera kumberere botayasiri jezimora. Reka nkumve bundi bushyashya Uwiteka. Urakoze Nyiringabo, urakoze kumva gusenga no gutakamba, dore ko byose mbisabye n'izina izina ryawe Kristo. Amen, amen. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Muri iyi minsi ndi kubwira abantu ngo dukwiye kuba maso. Nta kindi dukwiye kubaho maso ni ugusenga. Nutaba maso Satani azakwinjirira. Nutaba maso Satani azakwinjirira mu rugo rwawe, kandi urugo rwawe rwari rugize gute, rwubatse cyangwa rukomeje. Imana ishimwe cyane. Utitaye ngo runaka aravuga, utitaye ngo se akazi nkora nacitse intege, wicika intege. Ushobora gucika intege mu kazi uri gukora, ugacika intege kuvuga ngo ndi gucuruza ntabwo biri kwemera, ndi guhomba. Icyo gihe biba bigusaba ngo ntucike intege, ahubwo ukomeze usenga Imana, utabaza Imana. Nturebe ku banzi, ntabwo tuzareka kutagira abanzi. Banzi bacu bazabaho, no mu murimo turabagira, aho dusengera, mu byumba tujyamo, mu matorero tujyamo, aho hose duhuriramo n'abanzi. Ariko icyo mbwira abantu, inshuti zanjye, ndababwira ngo mwebwe nimureke dusenge. Nta kizabuza umuyuda kutagira gute, kudatabarwa. Niko umuririmbyi yavuze ngo nta kizabuza umuyuda kudatabarwa. Umwanzi nakwanga akakwanga, ni ukuri kwiyamamagaye, azaba agusunikira mu isezerano ryawe. Umugabo washatse nakwanga, azaba agusunikira mu isezerano ryawe riri imbere. Ese za nshuti ugendana nazo za buri munsi nizikwanga, zizaba zigusunikira mu byiza. Ni ukuri kose. Njya mbwira abantu ngo ntukavuge ngo abantu banyaze. Baba bakwifuriza umugisha, amahoro no guhirwa muri wowe, nta kindi baba bakwifuriza. Yego, nuturana n'umuntu akakwanga cyangwa ukagira inshuti za zindi mujyana mu mirimo cyangwa mu byo mukora, ukabona barakwanze, iyo tuvuga ati menya ahari ibyanjye bigiye gusubizwa. Kandi koko biba bigiye gusubizwa. Nimba hari intambara uri kurwana muri iyi minsi, ikintu abantu turi kurwana nacyo ni imyuka y'abatwanga. Ariko baratwanga, nta kintu bazadutwara. Dufite Imana. Ndabwira abantu ngo dufite Imana, kandi Imana dufite ni Imana ireba aho umwana w'umuntu atagira gute, atareba. Imana yo ubwayo itureberera ibya none n'iby'ejo bundi. Njyabwira abantu ngo iminsi twebwe tumaze ku isi turayizi, ariko iyo dusigaje imbere yacu ntayo tuzi. Ese ubwiwe n'iki?
ko Imana igusigarije gutura mu nzu nziza? Ubwiwe n'iki ko Imana igusigarije kujya gutwara imodoka yawe bwite wiguriye ku giti cyawe udacunagujwe? Ubwiwe n'iki ko Imana igiye kuguha akazi keza? Yesu arabifite, nta kintu Yesu adafite mu biganza. Nshuti, nje kukubwira ngo nta kintu Imana idafite, byose irabifite muvandi. Icya mbere, Imana igira amazu meza. Wowe uhitotomba ngo uyu munsi ngo bari amapiriyave, ngo ejo ngo nzabigenza gute, ngo se nzagaburira icyo abana? Yesu niwe uzi icyo uzagaburira abana, wese wakibwirwa n'iki? Imana niyo itureberera, twebwe tudashobora kwireberera. Nje kukubwira ngo wikwiganyira, ngo wibaze ngo ejo bizagenda gute, ngo ese ejo nzamererwa ne? Ese ko Imana yakuremye irakuyobewe? Wavutse batabishaka, ukura batabishaka, ushaka batabishaka. Nshuti yanjye, ubitega amatwi ubyumve cyane. Urwubaka batabishaka, ariko Yesu warabishaka. Imana ishimwe cyane. Yesu warabishaka. Yesu washaka ko rwa rugo babanzi badashaka ko rubaho, Yesu washaka ko rubaho. Yesu washaka ko ka kazi keza ukagira, nubwo bumva ko utakagira, ariko Yesu warabishaka ko ukagira. Kandi nukuri uzakirira mu maso y'abanzi. Bibiri tubwira ngo inzovu ibihumbi zizakugwa imbere, nurangiza ugire gute? Usigare. Nta kindi Yesu yashakaga kuvuga. Niba abanzi tugendana nabo batwifuriza inabi, babandi dukorana mu mirimo, babandi duturanye, babandi badukubitira agatoki ku kandi, ese twavutse mu miryango mibi? Mujye mumenya ko n'imiryango tuvukamo ari mibi. Nshuti zanjye, hari imiryango iba yumva ko utatera imbere. Icyo nge ndakizi, njyewe nihagazeho n'amaguru yanjye abiri. Ugashaka umuryango bakumva ko utatera imbere. Hari umuntu wigeze kumbwira muri Covid, reka mbabwira akantu gatoya cyane. Muri Covid umuntu wigeze kumbwira ngo ariko ubundi Sora, kandi ubwo ni umuntu wo mu muryango nari narashatsemo, ngo umugore wawe ngo ntabwo yacuruza agataro, ngo buriya ntiyafata nk'ibihumbi 20, 10, ngo akajya Nyabugogo ngo agacuruza agataro. Mumbabarire cyane, ndababwira impamvu. Ngo kubera ngo ntabwo yacuruza agataro, ngo akareba ko ubuzima bwakomeza. Hari icyo wavuganye n'Imana. Abantu basenga baratungurana we. Abantu dusenga tugira amasezerano, tugomba gutungura abanzi bacu. Imana ishimwe cyane. Tugomba gutungura abanzi bacu, babandi bakwifurije ikibi. Yesu afite akazi keza, ashobora kunyicaza muri kenkayeri nziza, ashobora kukwicaza muri mishopo nziza, ashobora kukujyana kwambakuza, niko njya byumva. Haba ibintu byiza ukabyiciramo nawe ukabicuruza, kuko agufiteho umugambi mwiza. Ntabwo iyi Imana yacu yanga ikintu cyitwa agasuzuguro. Dufite Imana yanga agasuzuguro. Mpamvu mubwira ngo dufite Imana yanga agasuzuguro. Imana yanga umuntu uri bukugende hejuru. Umuntu uri bukugende hejuru yo ubwayo ihita imanura ingabo zayo nyinshi zo kukurwanirira, ikamenya ukuntu ugomba kubaho muri bwa buzima bubi wari uhagazemo. Impamvu yabivuze, yabonaga ubuzima ndimo, akavuga ngo nta kindi cyatuma ndokoka nuko nacuruza agataro nkakikora. Ntabwo Yesu yambwiye ko nzikorera agataro. Nimushaka mubyumve, munyumve nabi cyangwa munyumve neza. Ntabwo Yesu yambwiye ko nzikora agataro, ndi umukozi w'Imana nyikorera. Ibaza ariko nikora agataro nkorera Imana. Yesu ibyo arabyemera. Yamaye aho nzacuruza heza, ko Yesu abishoboye, akama amafaranga, nanjye nkava ngo nicaye mu iduka rikomeye, ndaranguza umuceri, na wa muceri ndi bufate umufuka njyanira abana banjye barye. Yesu biramunaniye?
ntabwo imana yacu ntabwo ijya yemera agasuzuguro. aho ndi bukikore, ibaze ariko nawe, aho ndi bukikore polisi zikamfata zikanjyana muri gereza nakoze ibinyuranyije na leta. oya, ntabwo Yesu ibyo buriya icyo leta yanga n'Imana iracyanga. nacyo mwari mukizi neza, nacyo nyikubwizeho ukuri. buriya icyo Imana yanga, Imana nayo iraza igakorera muri leta yacu nayo ikacanga. Imana iyo ibonye ikintu kizagusuzuguza ntabwo ishobora kukiguha nshuti yanjye. Imana izaguha perime nziza ugende inagutungurirwe n'imodoka yawe ushaka. kabiri, Imana izaguha viza muvandimwe, wowe uri kuyisaba ujye mu gihugu ushaka. Imana izaguha imodoka. dore ko mujya muvuga ngo abahanuzi ngo nta kindi bahanura ngo ni imodoka, ngo ni viza, ngo kugenda Imana ikunda ibyiza, nongere mbibabwire. kabiri, turi ababyeyi, Imana yanga umwanda. muvandi yanga umwanda. yarigeze kujya gusenga mu babyeyi, reka mbamenere iryo banga. uri umubyeyi uri bunkurikirane, wumve iki kiganiro ntugiceho, wumve ko Imana ikunda isuku. irangije turi ababyeyi duteranye turi nk'abantu nka 200. bivuga ngo mwa bagore mwe, mwa babyeyi mwe, nazi umwanda wanyu. na kimwe Imana avuga, hari babandi twitega ibitambara, mumbabarire nubwo nyiteze ariko umusatsi wanjye urasa neza. ngo mwitega ibitambara, ngo harimo umwanda, ngo mukanuke. Imana yanga ibintu binuka, yanga icyaha n'igisa nacyo. n'uwo mwana nawe urayinukira. icyo tujye tukigendera, tujye tukimenya. kabiri, ngo nanze za Chantal mujyana mu nzu mu byumba abagabo bakanukirwa. ibaza Imana kuki yamenye Chantal ikamenya ko umugabo washatse ari bunukirwe. ese wa mugore we ugomba kuganduka ute unasenga Imana? mureke tuganduke mu Mana, tuganduke no mu ngo zacu, ku bagabo dufite. nimba ugiriwe n'ubuntu bw'Imana Yesu akabigukorera, kora ibintu byiza, Imana nayo igushime kandi igukunde. yego, tugomba kugendera mu nzira nziza, inzira Yesu ashaka. ntabwo Imana yacu izakureka muri bya byifuzo ufite. ndabwira wowe umaze iminsi ufite amaganya ngo umwana wanjye ngo azajya kwiga gute, ngo kuwa mbere ngo azajya ku ishuri, muri wikendi azajya kwiga. Imana yambwiye ngo nimubwire ngo gabanya ikintu cyitwa urusaku. Imana nimba yaravuganye nawe ko umwana aziga amashuri akayarangiza, aziga. haleluya, aziga. n'ababanzi bamenye ko umwana wawe yiga. aziga, humura, aziga kandi atsinde. kandi Imana yacu ntabwo Imana ijya yibagirwa imirimo n'ibitangaza. Imana ijya yibuka ibyo yibuka amasengesho wasenze, yibuka byose, nta na kimwe kigize gute kivuyemo. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. murakoze cyane, ndabashimiye.